ariko ushobora kureba umuntu ukavuga ngo uriya muntu arakijijwe mu ibanga. ntabwo bibaho. Niwe ku giti cye n'umutima we. Nasi uko nshobora kuza nka ubuhamya ntubwemera se gutangira umuntu ubuhamya? Yego. Nase si bisa n'ibyo nari nkubajije. Ubuhamya nubwo njye nshobora kubona wowe ushobora kumbona ukavuga uti ariko Kansime arakijijwe. Ariko ahantu hiherereye ntabwo hazi, ntabwo aho ngenda n'ibyo mpura nabyo ntabyuzi. Dushobora guhura mu rusengero ukavuga naramye ukavuga uti uriya mwana we yageze yajya, ariko hahandi mu cyumba, hahandi mu kazi, hahandi ntabwo wowe wahabona. Nyine rimwe na rimwe ntiwabuza umuntu ikintu kimurimo, ariko nanone niba Imana itaraguhaye umwenge wo ku zuru urongeraho wiki, niba itaraguhaye wo ku matwi wenda njye ntabwo najya kujya kubuza abantu amahoro, wenda niko nabyita. Buriya iyo umuntu kenshi umubwiye uti iyo kanzu ntabwo ikubera pe, ni ngufi cyangwa ntabwo ari nziza, aba yumva kereka iyo ari umuntu wawe cyangwa nyine ari umuntu wawe arakumva. Yes, twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mugunga TV show. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe. Nakagaruka kuri Mugunga TV show. Ibyiza byo nibyo twabateguriye gusa. Amakuru. Nengwaje ngo amakuru kujya bataza kugira ngo nzanye umuntu utavuga. Nk'ibisanzwe rero turakwishimiye hano kuri Mugunga TV show. Ni iminsi myinshi ntago tuzi ngo wari urihe, ntituzi ngo wari waguheranye cyangwa arahari wenda waba yaraguheranye, kugira ngo tube tumaze iminsi tutakubona no kuri Mugunga TV show. Oya nawe gusa nuko umuntu aba ari mu turimo twa hato na hato, ariko nawe naremanye. Yego. Ndabona umeze neza rwose, ndabona umeze neza. Ahantu wari umaze iminsi uri rero, ndatekereza ko umunwa urimo ajya babivuga ngo urimo urakurya, yawe ntabwo uri kukurya. Ahubwo ngiye umunwa urimo urandya nkubaza ibibazo byinshi. Amakuru y'iminsi ubundi sha amakuru urebye nta kibazo, narimeze neza. Nta cyahindutse? Ntacyo. Uko wagiye niko ugarutse? Urambeshye. Oya na Fresheri za cyagiye ntago ari zugarukanye. Oya buriya nuko tumaze iminsi tutabona. Ntacyo mu kanya uraza kureba utuntu wikorera ubundi untemo nanjye bigende neza. Nuko bitari kukureba wambaye neza, guhera hejuru kumanura, wenda ntago tugiye kugora kameramani ariko umeze neza. Ngewe muri kumwe kuri Mugunga TV show ndi Gatama David. Nanjye kuvuga ngo wa muhungu w'Abanyarwanda, ngende umuhungu w'Imana. Umuhungu w'Imana. Ni karibu kutubwira amazina yawe nawe ku batakiyibuka, uretse ko nyina n'inyazi, ariko harimo abashyashya, hari ababa bakeneye kumva amazina yawe niba utarayahinduye, ukarya uri mama runaka, ibintu nk'ibyo. Oya nta cyahindutse, amazina ni Kansime Winnie nk'ibisanzwe, nta kintu kirenze cyahindutse. Byiza cyane. Wari umaze iminsi isuri hehe? Ari ibintu bisanzwe nyine byo hanze hano, umuntu aba yirukanka mu turimo twa hato na hato, ariko nta hantu harenze na rimwe. Nisengera ikibazo. Uravuze ngo uri imyoza. Oya nta kantu ko gushyiramo gusa, ariko nagaciyemo. Oya nabwo burya twebwe iyo niyo bitagenze neza ushatse wavuga ngo ntibyagenze neza. Oya pe byagenze neza. Okay. Byagenze neza cyane. Mbere rero watubeshye. Ni ukuvuga ngo uko wagiye si kugarutse. Niko gusa nuko iyo umuntu akiri muzima haciyemo iminsi itari mikeya, ariko iyo ukiri muzima aba ari neza cyane. Kamanze nkwe ku mazi. Ngewe ntabwo ngukunda njyenyine, hari n'abafana ndabashuje cyane bakeneye za nama zawe. Umukobwa w'umutima, hari abakobwa bagenzi bawe baba bategereje kumva ko hari ikintu gishyashya wabazaniye, ariko mbere yuko tunakomeza burya wabanza ugacishaho n'isengesho.
ikirere cyohoka. yego. Yego. Karibu mushumba. Senge murakoze cyane. Uwiteka mwami Yesu, Uwiteka Mana ikomeye, Uwiteka Mana igira neza, mwami tuguha icyubahiro. Turagushimiye ko waturinze mu mezi atambutse tutabonekaga, ariko tukaba twari bazima, abagiye ni benshi, ariko twebwe turacyari bazima, twongera guhurira kuri iyi TV turi bazima. N'abadukurikiye ndakeka wenda nubwo tutabizi 100%, ariko turakeka neza ko umeze neza. Ibyo ni ishimwe ry'Imana ko yaturinze ku isi. Rero Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro ko yongeye kuduhuriza hano turi bazima. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha, ikomeze kubarinda, ibahereze ibyo mwifuza byose mu izina rya Yesu. Amen. Aka ni akanya ko gukanda subscribe kuri Mugunga TV show. Ikiganiro cyacu tukaba turagitangiye. Topic y'uyu munsi umutumirwa cyangwa se ariko ntago ukiri umutumirwa, uri umufatanyabikorwa. Harya babyita ngo ni umupatina. Okay. Wow. Biba bitandukanye no gufana, ko hari umuntu ufana ikipe yatsindwa agahita acaho. Ubwo rero dutangiye dukomeza. Uyu munsi tugiye kuganira ku Kasi. Numvaga twaganira ku ijambo ry'Imana, wenda nubwo turi bugende tuvangamo n'ibindi, ariko numvaga dushaka ko tuganira ku ijambo rifite umutwe wenda ijambo uvuga ngo dukirizwe mu ibanga, cyangwa gukizwa mu ibanga. Gukizwa mu ibanga. Ubwo yego, karibu. Umuntu ashobora kubyumva akavuga ati se gute nakizwa nkihisha, gute nakizwa se mbigaragaze. Ntabwo ari cyo nshaka kuvuga. Yego. Ahubwo gukirizwa mu ibanga ni hahandi ukizwa nta muntu ukureba, ari we wenyine n'umutima wawe. Icyo nashakaga kuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo niba nyujijwe nihishe mu nzu ne kujya gusenga kuko umutima wanjye nakijijwe, oya. Ahubwo gukirizwa mu ibanga ni hahandi ukizwa nta muntu ukureba n'umwe, utitaye kuri buri kimwe cyose, ariko we ku mutima wawe ukumva kukijijwe. Ubisobanuye neza. Hari ukuntu umuntu avuga ngo wenda gukirizwa mu ibanga bikaba nka kwa kundi wenda ushobora kubona nk'umuntu ari wa muntu ushobora kuba yagira urugomo, kuko urugomo ntawe urukunda, yaba akijijwe cyangwa udakijijwe, ariko akavuga ngo mu mutima wanjye ndakijijwe. Hari n'uwabyumva uko. Niyo mpamvu ngiye nishimiye ubusobanuro buvuze bwo gukirizwa mu ibanga. Muri make ni ugukirizwa aho umuntu akureba naho atakureba. Yego. Cyangwa se wenda bigatandukana no kuba hari uko naba ngaragara, nagera hirya bigahinduka. Yego. Ubwo busobanuro nibwo abantu badukurikiye bashaka kumva nyine byimbitse neza. Murakoze cyane. Ikintu cyo gukirizwa mu ibanga ni iki, cyangwa gukizwa mu buryo bw'ibanga, ni uburyo bugoranye, bugora abantu bose, yaba ari urubyiruko, yaba ari abantu bakuru, ariko ni ikintu gikomeye kandi kigoranye. Ariko Mugunga TV ko twakiga gukirizwa mu ibanga cyangwa gukizwa mu buryo bw'ibanga. Amen. Ese yego, hari ikindi wari ugiye kongeraho? Mu buryo bw'ibanga hari ukuntu muri ubu buzima bw'isi ni byinshi duhura nabyo, ari mu kazi, ari mu rugo bisanzwe, ari mu buzima busanzwe, duhuramo n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko iyo umutima wawe urimo Imana, iyo umutima wawe wumva ukijijwe, bigufasha kuba muri bwa buzima. Yego. Mu buzima bwose duhura nabwo, ushobora kuba ukora mu kazi ariko ukumva udashobora gukora ku kintu mu gihe boss atakiguhereye uburenganzira. Nibwo buryo bwo gukirizwa mu ibanga. Ukumva niba aho papa wawe atari, aho mama wawe atari, aho nta nshuti yawe ikureba, ukumva ko hari ikintu udashobora gukora kuko ukijijwe. Yego. Ariko ushobora kureba umuntu ukavuga ngo uriya muntu arakijijwe mu ibanga. Ntabwo bibaho. Niwe ku giti cye n'umutima we. Nasi uko nshobora kuza nka ubuhamya ntubwemera se gutangira umuntu ubuhamya? Yego. Nase si bisa n'ibyo nari nkubajije. Ubuhamya nubwo njye nshobora kubona, wowe ushobora kumbona ukavuga uti ariko Kansima arakijijwe. Ariko ahantu hiherereye ntabwo hazi. Ntabwo aho ngenda n'ibyo mura nabyo ntabyuzi.
dushobora guhura mu rusengero ukavuga naramye ukavuga uti uriya mwana we yageze yajya, ariko hahandi mu cyumba, hahandi mu kazi, hahandi ntabwo wowe wahabona. Ubuhamya dutanga cyangwa utangira umuntu nubwo ubonesha amaso yawe, ukavuga niyo duhuriye mu rusengero ukabona Kansime akora protokoli, Kansime araramya, Kansime, ubwo ni ubuhamya bugaragarira amaso y'abantu, n'undi yabona akavuga ati runaka arakijijwe. Ariko hahandi hihishe nta muntu ujya uhabona, kereka umutima wawe n'Imana yawe, nta wundi muntu ushobora gupfa kugutangira ubuhamya bw'ahantu atabona. Oya shaye abantu baramya burya mba mbona yagezeyo, mba mbona yegeranye n'Imana, ahita mbona arakijijwe mu rusengero. Ubundi Imana iramutse ije ikavuga ngo isanze abantu mu rusengero, ndakeka abasigara ni bake. Hariya tuba twakijijwe kuri rwa rwego ushobora guhura n'umuntu ukavuga uti yewe arajya mu ijuru. Ashobora kuramya, buriya hari impano abantu bagira, akaba ari impano ukayikora koko niyo waba udakijijwe, ariko impano no gukizwa biratandukanye. Hari umuntu ushobora kuramya ukavuga uti no ku cyumweru yaba atasenze ukavuga uti ntabwo ndi burebe abantu baramya, iyo ni impano. Ariko nyuma yo kuramya, nyuma yo mu rusengero, nyuma yo kuba uri mu nzu y'Imana, ntabwo tuzi ibintu bihakorerwa. Hariya rero niho umuntu akwiriye kwitaho ukavuga uti umutima wanjye ugomba gukizwa, nta nagiye ku rusengero, nta nagiyeyo, naba ndi kumwe n'inshuti zanjye, ngomba kubereka ko nkijijwe. Ariko burya iyo umuntu agiye ku rusengero, ibyaha buriya ntibisigara ku muryango ra. Kimwe cya kabiri cy'abantu bajya gusenga ibyaha turabyirengagiza pe. Kimwe cya kabiri nanone bivuze ngo rero ufite amaso y'umwuka bireba akavuga uko nubwo turi hano, niba turi abantu 150 nta byaha, abandi babisize ku muryango. Ubundi hariya abantu bose baba bakijijwe. Njye mbavuga ni wenda nk'umuntu niba ari kuri senti, uramutse ufite ibyaha buriya ntabwo wacuranga senti wenda ikagikotora. Hari ukuntu uba ufite impano y'ikintu, naha ntibihuriye no gukizwa. Impano yego, hari impano umuntu agira, niba ari ukubyina izi ndirimbo z'isi, akaba abifitemo impano pe. Yaba ari mu kuramya, yaramye ukavuga uti uyu muntu yageze ahantu, ariko ni ahantu biba bihuriye no gukizwa. Ahantu nzonze rero uzarebe ukuntu abantu bari kuramya badushyira mu mavuta, ukumva rwose wagezeyo. Bavuga ko nabo ashobora kuba wenda adafite ka gakiza uvuze. Wenda ntabwo nabacira urubanza, kuko ntabwo abantu bose ari kimwe, nta nubwo abantu bose uvuga ngo wenda bagiye gusenga ngo ntabwo baba bakijijwe. Ariko icyo nshaka kuvuga ni ugukirizwa mu ibanga, hahandi nyuma umuntu atakubona, hahandi utari bujye ku gatute ngo uririmbe, hahandi niho hantu wenda nshaka kugira ngo twige kuhakirizwa. Ntabwo byoroshye, biragoye no kuba wajya ku gatute, ariko nyuma ya ka gatute, nyuma ya kwa kuririmba, twige kuhakirizwa, twige kuhakiranukira. Umuntu akavuga niba aje ibyaha akabishyira ku muryango, bishirire n'undi asange bitagihari, bigende ukizwe pe. Twige gukizwa nyine handi nta muntu n'umwe ukwitayeho, nta muntu n'umwe witaye ku kureba ngo wakijijwe. Hanyuma ariko burya ngewe numva ku bwanjye wakizwa n'agakiza kakagaragara, buri wese akakabona, nabyo burya hari ukuntu biba byiza. Wenda impamvu wenda ntavuze ku gukizwa bigaragara, hariya biroroha kwakirizwa. Aho umuntu abona uravuga uti nshobora guhura na Mugunga, niwe boss w'iyi TV akaba ariwe nkoresha, ukavuga uti niba ngiye mu nzira, kubera nshobora kuza guhura na Mugunga kandi turaririmbana cyangwa turasengana, reka ngende nambaye gutyo, reka nze kwitwara gutyo kuko turi buhure. Niyo mpamvu ntashatse kuvuga ahagaragara biroroha kuko twakirizwa, ariko hahandi mu ibanga, hahandi nta muntu ukeka ko muri buhahurire, kwakirizwa biragora. Niyo mpamvu wenda nagira ngo abe ariho wenda tuvuga, niho hantu hagoranye. Ariko nshobora guhura na David, avuga David Kansime arakijijwe, yarakijijwe pe. Wenda nashyiramo n'akaririmbo ukavuga uti Kansime yageze ahantu, ariko hahandi utabona niho hantu hagoranye kugira ngo amakirizwe. Ubundi twakagombye gukizwa ku buryo niba Kansime mvuga ngo urakijijwe, ntagenda imbere yawe nzi ngo inyuma hari ipiki urimo kungera,
si nk'ibyo uvuga se. kubihuza ntabwo sinzi ukuntu abantu bari bubyumve, ariko nshobora kuvuga ngo David ndakora buryo ki nta kosa ndi bumukorere, no mu buzima busanzwe ukavuga uti njye ntabwo nkunda kuba nabangamira umuntu mu buzima busanzwe naki, ariko hahandi nshobora kuvuga ngo ndi muri banki, ni urugero, ndi muri banki ndakora ku mafaranga, abana ni urugero baburaye cyangwa se uyu munsi bari musohore mu nzu, ariko mwirengagiza ya mafaranga yo muri banki, navuga sinemerewe gukoraho n'igiceri na kimwe kuko si ibyanjye, simbe nshobora kuba nakiba n'ayo mafaranga yo nagaburira abana, ariko nkavuga ngo ni ngomba gukizwa kuri ya mafaranga abana baburaye, ngakizwa nzi ko bari bunyishyuze yanzu ukagira ute ngakirizwa kuri ya mafaranga, kandi abana bari buburare ndabizi, ariko umushahara wanjye nturaza, ya mafaranga yo muri banki sinemerewe kuyakoraho kuko ntabwo nayahawe, ariko ayo muri banki ubwo ari nk'ayande, kuko hari nk'umuntu ushobora kuba atabyumvisha neza, nkakuri abantu baba bakora muri banki ntabwo amafaranga ubwo uri umukashiye, ajya babita abakashi abaho kuri gishi, ushobora kuba uhakora ariko uzi ko nutaha nta kintu uri bugaburire umwana wawe. Iyo uvuze muri banki noneho ko nakasamutwe biragoye, ukavuga uti mfite uburyo nakiba amafaranga 20 n'urugero, nkaza kugaburira abana banjye baraburaye, niba ukora kuri ya mafaranga kugira ngo uze gukizwa wowe kwiba ya mafaranga kandi uzi neza ko abana bari buburaye, aho hantu biragoye. ubundi hari ibintu bigoye, amafaranga na sisitemu uhita wumva iyo ariyo, niyo mpamvu nyine muri ubu buzima dukwiye kwiga gukizwa abantu batatureba, aho uvuga ngo niba kuri ya mafaranga nta muntu uri bumbone, kandi ndi buyatware ntabwo bari bubare ngo bamenye ngo havuye haya n'aya, ndi buyatware nta muntu uri bubimenye. Abenshi burya ntibanabara amafaranga avuye muri banki, niba ari ikintu kizerwa mw'abantu mwe banki, noneho niyo mpamvu tugeze aho muri banki, ikintu cyiswe amafaranga, ngaho umbwira ukuntu waba uri umukashiya wenda ako se waba urarara none, nyine niyo mpamvu navugaga gukirizwa bya bintu ndabyumvisha noneho, aho ngaho niho hantu biba bigoranye kugira ngo hakirizwe, nyine niyo mpamvu mvuga nyine twige gukirizwa hahandi nta muntu ukubona, wakiba amafaranga ntihagire umuntu ukubona, wajya gusambana ntihagire umuntu ukubona kuko wagiye mu ibanga, n'ubundi uragaruka mu ibanga, nta muntu uri bumenye ahantu uvuye. Rero muri ubwo buzima twige kuhakirizwa. Ubu rero wumvishe mvuga sisitemu ntiwamenye ibyo ari byo cyangwa wabimenye? Ntabwo nabimenye ariko wansobanurira nta kibazo. Hari ibintu bibiri bigoye, amafaranga na sisitemu, cyangwa mbivuge mu mazina yabyo. Byiza ukabivuga kugira ngo n'abadukurikiye bamenye ngo ni ukuvuga ngo twebwe nk'abanyarwanda tugerageza kuvuga imvugo wenda ziba zitari buze gukomeretsa nk'umuntu. Ni ukuvuga ngo sisitemu rero ni ukuba wenda se ndabivuga gute, reka mbivuge mu mazina yabyo. Hari amafaranga, hari no gukizwa ku buryo bw'umubiri, sibyo? Bitari ukwifuza kuba wakirinda icyaha cyo gusambana, amafaranga urusamba, ibyo bintu bibiri nibyo bintu bigorana, niyo rero navugaga sisitemu. ubwo n'abadukurikiye mwumve sisitemu zarisa sisitemu abantu bakunda kubikoresha ngo ni ugukizwa ugakizwa no kuri sisitemu. Wumvishe titire y'ikiganiro ntabwo byoroshye. none se gukizwa dushobora kuba twibereye hano nta kibazo, ariko byagera kuri ibyo bintu bibiri bikagora cyane. Ibyo rero nibyo Kasime yavuze ngo naho ibindi rega nk'ubu ngubu nshobora kuba ufite telefone yawe nkavuga ntiyo ngiyo sindi buyikoreho, ukaba ufite ekuteri nuko batayibonye sinkoraho, ariko aho ngaho nibyo Kasime avuga. Yego.
noneho rero mbwira ukuntu ushobora gukizwa kuri sisitemu kandi umaze imyaka myinshi uyitegereje. ntabwo biba byoroshye nyine niyo mpamvu navuze twige gukirizwa mu ibanga. ntabwo biba byoroshye pe. noneho muri iki gihe byo navuga ko ari nk'urundi rwego. ni ibintu bisa nkaho byafashe indi ntera. ibihereye ibyo byo muri sisiteme, ibyo by'amafaranga ni ibintu nyine bitoroshye pe. ariko muri ubu buzima twige gukizwa, twige ntabwo twavuga ngo wenda turakijijwe bikomeye cyangwa, ariko tubyitoze, twitoze ubwo buzima. hanyuma wenda uretse n'ibyo bya sisitemu n'ibyo by'amafaranga, ushobora ibintu bijyanye n'imyambarire byo ubivugaho iki? nabyo ni ibintu byafashe indi ntera, ariko biriya bikaza kugira gute kubatura muri bya byaha. kandi wumva ukuntu bigoye. Imana iravuga ngo dukizwe ku gato no ku kanini. njye ndimo ndakureba uri natirere pe. bwira noneho abantu uburyo bashobora gutakaza ka gakiza bijyanye n'uko bari. udakurura ngo uyiyumvishe biri aho. twitoze nyine tujye twambara twikwize, kuko iyo umuntu yikwije ubona asa neza, ubona nta kintu bimutwaye, bitewe ibintu byarahindutse. nk'ubu wenda ngiye pe mu by'ukuri wambaye bataza kutwumva, ariko ari ukuntu wenda reka nivugire ku bagabo. hari nk'ukuntu ureba umugabo ukavuga ngo uyu nguyu nawe yambaye gutya afite gahunda. reka natwe dukeneye kwambara tukikwiza, cyangwa se umusore wenda wowe uravuga ku bamama, njyewe ndavuga ku bapapa. nibo bavuze ngo dukirizwe aho abantu bareba n'aho batareba. niba ukoze iki, hari imyambaro umugabo yambaye hari ahantu ubona atari mu kibazo, cyangwa wenda n'icyo tubona mu ntabwo ntabwo byabura kugaragara. kubera ko Imana yaduhaye amaso ngo tubashe kureba, cyangwa wenda tureba aho bidakwiye, nabyo tubimenye se nabyo nyine. buriya impamvu umuntu abibona vuba ni ukuba biri ahantu hagaragara, ariko iyo hatagaragara niho umuntu yambaye akikwiza, ntabwo wajya gushishoza ngo urebe ngo umuntu oya. ariko ushobora guhura n'umuntu kuko mugenda mu muhanda ukabona ko yambaye ubusa koko, ukabwambaye nyine. urakoze cyane uhise uvuga ngo ni ubusa. nari ngize ngo niba wenda ariko samba mfite batubabarire, ariko ntibihari. birahari pe. niba ndi mu byaha wenda ikiganiro ngihagarike se. oya nawe turi kuze kuvuga izina, ntituri buze kuvuga abantu ku giti cyabo. ibintu by'imyambarire byafashe indi. wenda niba no kureba kwanjye ari ikibazo, usiga unyisha ayo maso cyangwa ngo ngurire filime. mwuka byaramo ibintu burya bigira abo bigenewe, sibyo kansi? bigira abo bigenewe, kubera ko n'uwazanye iyo topiki kandi nanjye yari imaze iminsi iri kundyaryaata. uri umumama ukambara umwenda, iby'ibanga bikaba iby'ibanga,
bikazabonwa na nyiri kubona iryo banga, numva wenda aribyo bijyanye n'iyo topic twarimo tuganira. Ariko se wowe nk'ibanga unababwira ibanga ukoresha, njye ndabona uri umukobwa mwiza, unababwira n'ibanga ukoresha kugira ngo ube uri natirere kandi unanaberwe kandi udatukishije izina ry'Imana. nta rindi banga. Buriya ngira ngo rimwe na rimwe biterwa n'aho n'umuntu yakuriye cyangwa ntabwo mbizi kuko nta rindi banga, mba numva nyine uko ndi kuranyuze, kuramagije, nta byo kujya kwiyongera ngo nigabanyishe ngo nishyireho, oya, mba numva uko ndi binyuze kandi bimpaye amahoro. Buriya njye mbona ushyize n'agaherena ku zuru kakubera. Usibye n'ako ku zuru n'ako ku matwi ntabwo ngakunda biraho. Tekata ubu ntabwo wigeze ushyiraho? Oya, ntabwo nyine reba uko umuntu ari, aba ari mwiza pe, n'ukuri nta byo gushakisha ngo nimpfumura ku zuru biraba byiza kurushaho, nimpfumura amatwi 5 biraba bibaye, oya, uko uri biranyuze kandi uko uri biguhaye amahoro. Uko uri Imana ijya kukurema, uko uri, niba uri mugufi uri mugufi, niba uhorose nkanjye uri wowe urananutse nawe ukiri none abanyabyibushye n'inene uko uri nuko mperuka n'amata ariho none yaje. uko uri nuko twe gushaka ubwiza tutahawe. Hari igihe usanga umuntu yashyizeho ku iherena wenda no kuzura agashyiraho akagira ati ntabwo ari ibintu bikwiye. Nyine rimwe na rimwe ntiwabuza umuntu ikintu kimurimo, ariko nanone niba Imana itaraguhaye umwenge wo ku zuru urongeraho wiki, niba itaraguhaye wo ku matwi wenda njye ntabwo najya kujya kubuza abantu amahoro, wenda niko nabyita. Buriya iyo umuntu kenshi umubwiye uti iyo kanzu ntabwo ikubera pe, ni ngufi cyangwa ntabwo ari nziza, aba yumva kereka iyo ari umuntu wawe cyangwa nyine ari umuntu wawe arakumva. Ariko rimwe na rimwe iyo umuntu yambaye ikanzu ngufi cyangwa agapfumura ku zuru, aba yumva aricyo kintu yishimiye kimuhaye amahoro. Ntabwo njye najya kubajaginga ngo wenda avuge ngo yango, oya, niba wumva ubihisemo, ariko tujye twumva ko ibyo dukora atari byiza, aho tuhagorore neza, utaza kumva umujugujugu mu kanya usohotse hano. Birashoboka ko no ku zuru ushobora kuhapfumura ariko ukagira na ka gakiza. Yego cyane pe. Mwabyumvishe bo ku mazuru yo bapfumuye ku mazuru, mutaza kugira ngo twabakuye mu mubare w'abana b'Imana. Oya, gusa wenda tuba turimo kongeramo ibindi kandi Imana itabyemera. Buriya hari nk'ibintu dukora, abakobwa kwambara amapantaro rimwe na rimwe ntabwo ari byiza. Ibyo ndabizi nubwo nanjye mbikora, ariko ndimo kwitoza, ayo mfite namara gusaza nzaba nyashyize ku ruhande. Kuko ejo bundi nasomye icyanditswe kiri muri, ntabwo nibuka neza, ubutaha n'ingaruka nkakibuka nzakibabwira, ariko no muri Bibiliya ntabwo tubyemerewe. Ntabwo abamama bemerewe kwambara imyenda y'abapapa, ntabwo byemewe, ariko turengaho tukabikora. Ariko ku bwanjye urabona uri kuri kamera, buriya kamera ishobora gucika ikamanuka, uramutse wambaye mini rero nawe urabyumva ibyahita bigaragara kuri kamera. Ngiye biraruta ko waza wambaye uko. N'ubundi aho kugira ngo wambare mini wakambara ipantaro. Yes, gusa nyine ni amaburaburizo nuko tuba twabuze. Oya, n'igihe umuntu aba ari mu kazi, reka nkudefande nkubere umwana mwiza, ariko ubundi dukwiye kwambara tukikwiza. Niba uri umumama ukavuga uti kanambare nk'abamama nikwiza, niba uri umukobwa reka nambare nk'abakobwa nikwiza. Ariko ibyo byaratunaniye, dushyiraho gahunda yo kujya kwiyambara amapantaro mu buryo bwo kugira ngo tworoshye kwambara. Mwica iperereza. Ariko nibona ko defande uraza kugura akantu nuva kuri kamera. Nta kibazo. Ibaze njyewe hari ikintu ngiye mbona, ntabwo kwambara ipantaro ndi bubifate nk'ikibazo, ariko niba wambaye iyo pantaro ukumva umutima uri kukubwira uti ntabwo ari ukuntu akagombye kuba ameze, wakagombye kugira gute guhindura. Ariko mini
ukabona ko nawe rwose wabigenjeje ukuntu ntabwo ka gakiza karimo. Suzuma umutima wawe kuko urebe ko ariko bimeze cyane. Hari nk'ubutumwa bundi wumva watanga burenze kuri ibyo ngibyo se kugira ngo nawe batubwire badukandire subscribe? Ntabwo bwabura. Yego. Wenda ndaza kuvuga ku rubyiruko kuko nanjye ndacyari urubyiruko. Yego. Nako publicité kaba kagomba kunyuraho kugira ngo ubwo ndiyamamaje ngira ngo wenda ku rubyiruko ni ibintu bitoroshye ariko tugerageze mu myambarire, mu myitwarire. Iyo uri umukobwa ukabona umukobwa yitwara neza, yambaye neza, uba ubona asa neza nubwo bitunanira, ariko tugerageze twige kubaho neza. Erega buriya niyo wavuga ngo sinyijijwe ariko mu buzima busanzwe mbayeho neza cyangwa nitwara neza, ibyo birabaye. Ushobora kuba utajya gusenga, ushobora kuba no mu rusengero nta muntu ukuzi, ariko ukavuga niba ngiye mu nzira nambaye neza, niba mu kazi kanjye nta muntu ngirana nawe ikibazo, niba ngenda muri bisi meze neza, umuntu ashobora kuvuga atari kuri mwana we ni umunyarwandakazi. Ibyo birabaye. Ntabwo wenda dushingira ku kuvuga ngo dukizwe, nabyo nibyo pe, nabyo nibyo, ariko ku badashoboye gukizwa, kuko buri umuntu agira igihe cye. Ugira igihe cyawe ugakizwa nta muntu unakubwirije, gusa umutima wawe ukaguha tugakizwa. Yego. Ariko ku muntu utavuga ngo wenda ngo gusenga nicyo cyangombwa, ariko no mu buzima busanzwe ubeho wumva wimereye neza, wambare neza. Niba ugiye ahantu wumve ko wambaye neza, niba uri kumwe na bagenzi bawe wumve ko utagomba gusinda, utagomba kugira gute, wibereho mu mahoro. Umuntu agira icyo akwigiraho. Yego. Akuzi kuvuga ngo nta role model, nta muntu wabaho ngo nyine agufate nka role model. Birababaza cyane. Avuge ngo nitwaye nka Kansime naba mbayeho neza, cyangwa nitwaye nka runaka naba mbayeho neza, nka Gatama. Ni ikibazo. Mbese ube uri umuntu utari uwo gusangwa, ntabwo ari byiza. Tubeho nk'abanyarwanda, nk'abanyarwandakazi, tubeho nk'abantu nyine beza pe. Umunyarwanda ni mwiza, tubeho nk'umunyarwanda koko, n'umunyamahanga aba yavuga ngo uriya muntu reka mbeho nkawe cyane. Akantu uvuze niko ni akantu k'ubwenge. Mbese numva kuko wagiye atari kugarutse wagiye neza, ariko hari ikintu kiyongereye hari itafari wongereye ku byo wasize. Ariko uzi ko ariyo mpamvu abantu bagukunda hano. Nabashoje bose. Urakoze cyane Kansime, nk'umunyarwanda, umunyarwandakazi. Uragira uti umuntu nakizwe ahiherereye, cyangwa se mu mutima we nawe yumva ko akijijwe, kuko gukizwa n'ibyo wahisemo ubona ni byiza. Ikindi urongera ngo niba ibyo ngibyo wenda bidashobotse no mu buzima busanzwe, ube umunyarwanda, umuntu akwigireho, abone ko byibura hari wabarora umudo wiwe. Imana iguha umugisha. Kanda subscribe kuri Mugunga TV show. Urakoze cyane kubw'umwanya waduhaye kandi ukaduha n'inama nziza. Urongera uti ukizwa neza, haba mu mutima cyangwa se no n'ukurebye mu buzima busanzwe, abe yakifuza kuba ko wabarora umudo wiwe. Kandi ikindi, niba ibyo byose byanze, uba umunyarwanda mwiza, umunyarwandakazi ufite imico myiza, ku buryo n'ukureba yifuza kuba waba uwo nguwo uri we. Turabibutsa rero gukanda subscribe ku batarayikanda. Ikindi kandi, haramutse hari igitekerezo, inyunganizi, inkunga iyo ari yo yose, muri comment biremewe. Haba hari nimero za telefone, ushobora guhamagara Mugunga, nanjye kumwita ngo ni Mugunga TV ariko nta nicyo binatwaye, cyangwa se ukandikira na Kansime. Ikindi nawe ni urubyiruko, wifuza ko urubyiruko rwaba rwiza, u Rwanda rukagira urubyiruko rwiza. Imana iguhe umugisha.
ntabwo nakwirirwa mvuga ngo uzagaruka hano ni iwanyu hano ni iwacu uvuna umuheha ukongeza uwundi Eh, mwari kansime we ni na ubakunda Kansime w'urukundo ubakunda nageze ngo wongeye wirinde izina Oya.